ufashe icyo cyashaka kukubaza ntabwo wumva ngusubize wowe none ntabwo wavuga ngo ubivuge gutyo urarizwa n'imbo ndi mwana ubimenye ariko nabakuririye bro ariko naragufunze none naragufunze wanze wikimenya nawakuririye Djhad ntiyakuvugishije mvugisha se nkandi ndoburije kuvugana nawe ntayo none kuri mu buzima bwawe wabaye mu buzima bwawe nanjye nkaba mu bwanjye urarwana n'iki uri Kigali icara Kigali zikoti asone ikota guteze kakurujije ubuzima mubwira ahubwo niba buri mari kurizwa n'iki ngo Djhad ngo arareba ko we ubwo dufa mukomeye ngo version mukomeye ngasi ninde waririye Djhad koko ninde wamuriza ninde warize ngo umuntu ngo yanze go kuvugana nawe ubu nkushubije hano kugira ngo ntazagira ukuntu mbitindaho ndavugana nawe se turavugana uretse kuravugana hano oya godfa natsi iminota 2 mfasha nyikoresha reka bakuvugiremo reka undi nawe agenda avuga reka undi nawe avuge wagitinganya umva gatingana n'amabere yanyu wowe gatingana n'amabere yanyu wowe gacagacino kanyu gusubiza wowe nturambona weyitandisi wowe uzambona Semuhungu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyakwaga kawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyakwaga kawe nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze Kigali ahuri nawe ntagusetse ngo ntago wafunga imisumi inkweto zanjye ujye witira icara rero uberwe nayo urambaza iki sawa rero sawa urambaza iki ntuzongere mari nuteze pe uri kwitaka ntacyo urarwana n'iki bwawe icara ahubwo icara Kigali kode Semuhungu Kigali cyane senza nkabamaze umwaka nibwo igiye kunyota none se urumva usetse oya ndi kuri oya ndibirira ja komera la mwaje muri kisharisha nakubwiye ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo wisange Nyarugenge mwaje muri kishari mukana abandi mu mahoro ko nta ruhare n'abantu bose bari hano barabizi none se ko Djhad yavuye ngo gutinganya bihunga nimujyana mu nama Semuhungu kwazijya muri ku giti cy'Imana ibyo nawe bisubize we urakoze cyane nje gusubiza kuri ibyo ari kuvuga mfite ikibazo cyabisanze Kigali n'ibiki byose ari kurwana n'iki wagumye mu gukora ubuzima ariko ikibazo wamekinze ngewe hari icyo ndi kurwana cyo karo abantu be kuzuna live ngewe hari icyo ndi kurwana cyo kari uko bavuze kuri Djhad ngo wagasohoka ngo mwabanaga n'ibiki ngo nanze kuguha imbabazi ngo ndakureba nkiruka utiruka wa mugore we nange jone twahuye muri nuza mu inama ya Nobreza Hotel ngabaza madoxi uyu muhungu dufiki kuri tariki 17 z'ukwa gatanu ntabwo wiruka oya ntabwo wiruka umutima gucira umutima ntawo yakurana nawe icyaha ni kibi gushakana nawe ari guhita afata amanuza amagifuta kohereza kurije kontineri ngo wisange Kigali ninjye akurije kontineri ngo wisange Kigali wibwira yuko usetse ni wowe usetse guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko reka nkubwire oya bagutumyeho undi uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuruguriho rutoroheje ngwini Nyarugenge rutoroshye wakwiturishe uruguriho ko rutoroshye Godfather narinje gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano
ndagiye yabara Semuhungu